kubera tekinoloji hari ntago bizafata igihe kirekire nka mbere. Ibikoresho birateguwe, ariko hari ibindi rero byatinze ko biboneka. Ubu rero mu cy'ingenzi bari bategereje cyabonetse. N'inka itari nk'isanzwe ikwiye kuboneka kugira ngo ingoro yubakwe, kuko nikoreshwa mu kweza ingoro. Iyi myaka 2000 yose ishize iyo nka ntago yabonekaga ku isi, ariko ubu rero hari umworozi muri Texas muri Amerika yaje kubona gutya mu nka haje inka iriya Bibiliya ivuga, arazorora. Noneho ubu rero bazicuye muri Israel inka 5. Muri Israel bazakiriye ku kibuga cy'indege, bazakirana imbyino ya Zaburi. Izo nizo nka zari tegerejwe kugira ngo ingoro yubakwe. Kuba zabonetse kuri bo rero hageze yuko rero bavuza ihembe ryo guhamagara Mesiya, kuko niwe bizera ko ari ubakuriyeho biriya babuza kubaka ingoro mu buryo bw'igitangaza. Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Rero turabashimiye abo bose bakoze umurimo uyu munsi mu nzu y'Imana. Imana byose yabyanditse, uko dusoma ko hari ibitabo mu ijuru byandikwa, ibitabo by'ubwibutso, uko dusoma muri Malaki. Hanyuma mu gihe Imana yagenye nikigera izahita ibumbura igitabo, noneho umuntu wese Imana ikamugororera bihwanye nuko yakoze. Mbere ko twumva ijambo ry'Imana, nashaka kubabwira ubutumwa bw'Imana nahawe iri joro. Kandi nimubifate ko ari ubuhanuzi busanzwe gusa abantu bajye bavuga. Iyi ni message y'Imana, ntabwo ari amagambo menshi. Nuko Imana yambwiye ngo bwira itorero, umuntu wese amfite ibyiringiro yiyeze atunganye inzira ze, ngo kubera yuko nje kuzamura itorero. Ngiyo message y'Imana. Rero nimba urukijijwe ukawizera ibyo Imana ivuga, tunganya inzira zawe wiyeze, kuko umwami yavuze ko agiraze kuzamura itorero. Ntabwo uzi umunsi n'isaha, nanjye ntabyo nzi, nta n'umubizi, ariko iyo Imana itubwiye ni ukuvuga ngo ni muri ibyo bihe nyine. Ntabwo izakubwira ngo ni kuwa mbere itariki iyi saa iyi. Ibyo bihabanye n'ibyanditswe byera, kandi Imana ntizavuga ikintu kinyuranye n'ibyanditswe byera, kuko Imana ntabwo yivuguruza. Ahubwo iyo ivuze gutyo ibivuga ko ibi hari ibyo murimo, mube maso. Iyo niyo message y'Imana. Amen. Nimuzire ko ari Imana, naho kumenya nibikutunganya, niziye nzira ukiyo ugorora, nuwe bubata bw'icyaha urimo, nibiki Imana igaya muri wowe kugira ngo utangire ubikureho. Nkuko umuhinzi akura ibyatsi bibi mu murima, ni igihe cyo gukura ibyatsi bibi mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye. Ngiyo message nahawe uyu munsi. Itariki zingahe? 25 ukwezi kwa 9 2022. 22 umugoroba w'itariki muri Israeli
baraza kuvuza impanda. Uyu munsi nimugoroba baravuza impanda. Iyo mpanda ni umunsi witwa Rosh, mvuge muti Rosh Hashana. Rosh Hashana. Abakurikiye inyigisho twigishije ku minsi mikuru y'Iteka, Abalewi 23, ari n'igitabo cyanditswe gisobanura iminsi mikuru y'Iteka. Murabyibuka? Uyu munsi urimo. Muruga ko umunsi wa mbere twamenye ko utangirana na Pasika. Hanyuma Pasika igakurikirana n'iminsi y'imitsima idasembuwe, bikaba bifatanye. Hanyuma agakurikira umunsi w'umuganura. Umunsi wa Pasika umenyesha igitambo cya Kristo, ariko ikafatana n'iminsi 7 y'imitsima idasembuwe, ko nta musemburo yo kuboneka mu nzu y'Abisirayeli. Bivuga ngo Kristo umwana w'intama watambwe n'uwera, nabo bacunguwe bakwiye kuba bera kuko nawe ari uwera. Hano hibaza ngo isezerano rya kera bagenda bayifatira akaverse kamwe gusa, ndazi imigambi bafitiye n'imigambi y'ibyiza si y'ibyago, bagenda bafata akantu ntibamenye ko iyi Bibiliya yose ivuga inkuru z'umuntu umwe n'umurimo we. Kuva mu gitabo cy'Itangiriro kugira ngo byahishwe hano ni Kristo n'umurimo we. Ntushaka kumenya bimwe mu isezerano rishya udasubiye mu isezerano rya kera. Reka mbabwire vuba kugira ngo mumenye impamvu bari buvuze impanda muri Isirayeli. Barayivuza ryari? Uyu munsi nimugoroba, donc ijoro ritangiye. Ntabwo turi muri Egiputa, nawe mu gihe cya Egiputa. Ni uyu munsi tariki zingahe? Le 25 septembre 2000. Si uyu munsi se? Ubyibuke. Kugira ngo rero wumve impamvu, niyo mpamvu niyo nagukorera kasamari gato kugira ngo umenye ibivugwa mu Balewi 23. Ibi mbabwira mukwiye kubimenya ko nje hano mbazaniye rema. Ntabwo ari inyigisho gusa zisanzwe. Ibi nabitegetswe n'Imana iri joro. Message mu buryo bugufi nayibahaye. Sibyo? Umunsi mukuru wa mbere abari 23 utangirana na Pasika. Pasika mumaze kumenya ibyo ari byo. Haleluya. Uriya mwana w'intama babaze muri Egiputa, amaraso bakayashira ku miryango yabo, ku malento. Twabonye ko bamenyekanishaga Yesu n'igitambo cye. Hanyuma Pasika igakurikirwa n'umunsi w'imitsima idasembuwe. Hanyuma kuwa mbere y'imisi 7 muri kalendari y'Abayuda, ni kuvuga ku cyumweru cyacu, hagati haba umunsi mukuru umuganura. Ariko kuzuka kwa Kristo, ni muzi ko Yesu yazuze. Amen. Ngo yabaye umuganura wabasinziriye. Nimba yarazutse ni umuganura wabazazuka. Haleluya. Na niyo mpamvu avuga ngo nigiye kuzuka n'ubugingo. Ni wazazura abakiranutsi, ni wazazura n'abanyabyaha, ariko mu bihe bitandukanye. Hanyuma umuganura urarangiye, ngo muzabare amasabato ari 7. Amasabato 7, karindwi kuba 7 49, ngo ku munsi ukurikira amasabato 7, umunsi wa 50. Amen. Haza undi munsi mukuru wo kuzunguza imitsima 2. Mukara yamanutse ku munsi ugira 50 uhereye Yesu yazukaga. Abyumvise?
kuva aho Yesu yazutse kugera igihe Mwuka amanukaga hanyuzemo iminsi 50. Iminsi 2 twarabisobanuye. Ni itorero rizaba rigizwe n'abantu bavuye mu Bayuda bakijijwe n'abanyamahanga bakijijwe. Umutsima umwe ugaragaza Abayuda bakijijwe ba Petero wa Paulo n'abandi, ubundi mutsima ugaragaza abanyamahanga nibo bazabagize itorero. Ariko twarabonye ko byo iyo mitsima yo ngo bashyiremo agasemburo, kuko Imana yavuze ngo nubwo itorero rizaba ari iryanjye ndi muri ryo iteka ntihazabura udusemburo. Bivuga ngo itorero rizaba rigizwe n'abanyabyaha bagira ubuntu ariko bahamagariwe kugenda bezwa uko bagenda bumva ijambo ryanjye barishira mu bikorwa. Bivuga ngo rero nta torero na rimwe lokale ku isi rya Kristo rizaba riri perfect, rizaba ridafite inenge, kuko ubuntu bwa Kristo nibwo bubeshejeho itorero. Bitavuga ko Imana yishimiye uwo musemburo, nuko Imana yishuye ko itorero ntago rizaba rigizwe n'abamarayika, rizaba rigizwe n'abanyabyaha bahamagariwe kugenda bahindurwa n'ubuntu bwa Kristo. Mwabyumvise? Imitsima yari ingahe? 2. Itorero rigizwe n'abandi ngo muri Kristo nta Muyuda nta Mugiriki, nta Muyuda na munyamahanga. Ni kuvuga ngo ni itorero rigizwe n'Abayuda n'abanyamahanga. Aho n'umunsi ugira kangahe? 50. Satani ntabwo ashaka ko abakristo bamenye ibi, shaka abakizwa gusaba, hanyuma bazimire no mu byumba y'amasengesho. Gasanga umuntu ntazi n'agakiza gashingiye kuki. Gusenga ni byiza, ariko gusenga udafite muri Imana nabyo ni gusenga mu bujiji. Ko ntuzigera umenya nimba usenga nk'uko Imana ishaka. Nk'ubureka mbaho urugero, ushobora kuba uri hano ukaba usenga gutyo kubera umuhati wo gusenga cyane, ugahita ugenda ukavuga ati bariya banzi banjye ngo Zaburi iravuga mbohereje mu bunyerere bw'umwijima. Ntimujya mubisenga se? Icyo dukwiye kumenya, ukwiye gufata isezerano rya kera rikamurikirwa n'isezerano rishya. Amen, haleluya. Kandi abo banzi uvuga ntabwo ari abadayimoni, uvuga abantu b'inyama n'amaraso. Abo ducyaha, abo twohereza hose n'abadayimoni. Ariko bene Adamu icyo badukira cyose tukwiye kubaha umugisha, tukwiye kubasabira gukizwa. Ntabwo tubohereza mu bunyerere bw'umwijima. Mwumva, kubera nta revelation abantu bafite. Nubwo uriya yabandogeye umwana, ureba aho ubukristo rero bubera igitangaza, ntabwo wemerewe kumuhereza mu bunyerere bw'umwijima, ahubwo urirukana amadayimoni y'uburozi amukoreramo, ariko ubugingo bwe ukaburokora. Niyo mpamvu bivuga ngo bénissez, 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 ne maudissez jamais. Musano risha. Kuko abanzi bo musano rya kera bari abantu, kuko bo bagendeshaga amaso. Abanzi bo musano risha n'abadayimoni, kuko Imana yaratwikuruwe isi y'umwuka. Tumenya ko abantu rero ntago bari bo n'abadayimoni bakoresha. Rero umukristo rero adafite revelation agenda wajya afata Dawidi nabyo akohereza abantu aho batazakizwa. Uzabagarura gute? Nashaka guha umunota umwe, uzabagarura gute? Mwigeze mubona mu isano rya kera Abefeso 6:10-18 bivuga amagambo ari mu Efeso 6 umurongo wa 10 kuri 18? Mwigeze wumva? No, kuko isano rya kera ni ry'umubiri n'abanzi nabo mubiri, ariko isano rishya ni ry'umwuka n'abanzi nabo mwuka. Ntabwo wohereza uriya murozi hariya, kuko mu gihe cyose atarapfa ubuntu bw'Imana buramushaka, ahubwo irukana amadayimoni y'uburozi ari muri we, ariko ubugingo bwe uburokore. Imana ihabwa icyubahiro.
amashyi menshi ku mwami. Nawe bibaye gutyo uzasengana urwango kandi mu Kristo kugira urwango. Mwabyumvise? Wa mugani wanyu ibi twabisetinze. Tukomeze. Haleluya. Umunsi ugira 50 ni umukama itoro riravuka. None ritangira kugaragara ko rigizwe n'imisima ibiri. Mwabyumvise? Ngaduhamagaye mu Bayuda, aduhamagara mu banyamahanga, adushira hamwe tubitorero. Ibyo niyo Yesu agiraga kuzamura. Hanyuma mu minsi mikuru ivugwa mu Balewi 23 ukurikira nuhe? Ukurikira ni umunsi mukuru wo mu kwezi kwa karindwi, umunsi wako wa mbere. Hashiza amezi angahe? Angahe? Urumva ku munsi wa 50 ni umunsi w'imisima ibiri isembuwe. None umunsi uzakurikira kwezi kwa karindwi n'amezi angahe? Atandatu. Bo ikintu ushaka kubabwira ni iki? Murabona iriya minsi twamaze kureba iregeranye. Pasika, umunsi w'imitsima idasembuwe, umunsi w'umuganura, umunsi w'imitsima ibiri biregeranye. Ariko umunsi ugira kangahe? Pasika, imitsima idasembuwe, umuganura. None reka dusubiremo, ni iminsi ngahe? 4. None uwa gatanu uje hashize amezi menshi, umunsi ukwezi kwa karindwi, umunsi wako wa mbere. Dusomere aho nshaka kuvuga. Aho niho hari Roshe Hashana, umunsi ugira gatanu. Abalewi 23-24, uyu ni umunsi ugira gatanu. Niwo munsi umunsi muri Israeli Abayuda bari buvuzima impanda. Bwira Abisirayeli uti mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere hajye hababeraho umunsi wo kuruhuka, ubu wo kubibukisha, muwurangishe kuvuza amahembe, muwuteraneho guterana kwera. Amen. Amen. Ukwezi kwa karindwi ku munsi wako wa mbere. Amen. Ukwezi kwa karindwi gukurikiye umunsi wabaye ku munsi wa 50 n'igihe kirekire cyanyuzaho. Hanyuma umunsi ugira gatanu ni umunsi wo kuvuza impanda. Amen. Ari umunsi witwa Roshe Hashana. Hanyuma hagakurikira umunsi wa gatandatu witwa Yom Kippur, umunsi wo kwihana ibyaha. Hanyuma hagarukira umunsi witwa umunsi w'ingando, kuba mu ngando. Murumva? Aro nundi w'umunani ariko naguvugwa mu minsi 7 kubera yuko ufite impamvu yawo twarawusobanura mu cya gitabo. Umva rero nkubwire rero irebana n'impanda bari buvuze. Baraza kuvuza impanda yitwa shofar. Shofar ni ihembe gisekurume y'intama. Shofar bayita shofar. Murabona kuvaho umuka wera yamanutse kugeza ubu hashize kingana gute? Hashize imyaka hafi 2000. Na niyo mpamvu kuvaho itorero ryavuga ku munsi wa Pentecote kugeza ari wa munsi w'imitsima ibiri, kugeza ku munsi amen w'impanda ya mbere muri ya minsi isigaye kwa ari 3, hanyuzemo igihe kirekire. Iyi myaka 2000 yose iwanye na cyagiye cyari hagati y'umunsi wa 50 mukamanuka amen n'umunsi mukuru wo mu kwa karindwi ku munsi wa mbere ari umunsi w'impanda. Ibikwiye kumenya nibi:
iriya minsi mikuru yose yavuzwe, pasika, iminsi idasembuwe, umunsi w'umuganura, umunsi w'imitsima ibiri isembuwe, nta manda ivuzwa. Mwabyumvise? Muri Bibiliya yawe nta manda ivuzwa imenyekanisha iyo minsi. Ariko iriya minsi isigaye rero, were uriya munsi wa mbere ukwezi kwa karindwi, impanda iratangira ivuge. Uriya munsi uzakurikira witwa Yom Kippur, umunsi wo kwihana ibyaha, impanda iravuga. Uriya munsi w'ingando bongere bavuza impanda. Iriya minsi iheruka itatu bayita iminsi mikuru y'impanda, kuko imenyekanishwa n'impanda. Mwabyumvise ibyo? Mwabyumvise? Nushaka kubimenya urabimenya. No mu ishuri nushaka gutsinda uratsinda. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo bintu biragoye, bizaba bigoye nyine. None se muri isi byoroshye nibihe? We kuza hano byakoroheye? Hanyuma urashaka ko ibyo Imana ishaka kuguha bikorohere? Ukwiye gufata amatwi yombi ukumva, n'ubwonko ukabushira mu byo niyo ndavuga, n'umutima ukawushiramo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Iminsi mikuru n'ubuhanuzi bumenyekanisha ibihe by'Imana. Kubera iki Abisirayeli bari buvuze impanda uyu munsi, umunsi wa Roshe Ashana? Nukubera ko kuri bo uyu niwo munsi ubanziriza umwaka wabo, ane civile. Batangiye umwaka. Kandi uyu munsi bakaba bari buvuze impanda yitwa shofar y'ihembe gisekurume y'intama. Mu Bisirayeli hariho itegeko Imana yabahaye bakiva muri Egiputa. Imana ibigira Mose ngo cura impanda ebyiri mu ifeza. Reka dusome twiruka. Kuko mukiye kumenya impamvu ibituwe turabivuga. Imana ishimwe. Kubara ibice 10 ku murongo wa mbere kugeza mu murongo wa 10. Aha ni Imana itanga itegeko ryo gucura impanda mu ifeza. Uwiteka abwira Mose ati, rema amakondera abiri mu ifeza icuzwe, uyareme mu ifeza icuzwe, akubere ayo guhamagaza iteraniro n'ayo guhagurutsa ab'ibyiciro by'amahema. Uko bazayavuza, iteraniro ryose rijye riguteraniraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nibavuza rimwe risa, babatware abakuru b'ibihumbi by'Abisirayeli bajye baguteraniraho. Nibavuza rimwe, abatware bave aho bari baze kuri Mose. Mwabyibise? Nibavuza rimwe. Kandi nimuvuza ijwi rirenga. Nibavuza ijwi rirenga rimwe, kandi ari ijwi rirenga, mwumve icyo bivuga. Ibyiciro byo mu ruhande rw'iburasirazuba bijye bihaguruka. Nuvuga ngo Abisirayeli barakambise mu butayu. Haleluya. Haleluya. Rero igihe cyose bahaguruze, ntibahaguruka mu kavuyo. Nibavuza n'ijwi rirenga y'amakondera bavuze yacuze mu ifeza, amen, hariho umuryango umwe urubanze guhaguruka. Vuga ngo bakwiye kumva ikondera ryavuzwe n'ijwi rirenga ryavuzwe. Mu bisanzwe hari n'umwanya bari buvuze amakondera yombi. Nimwongera kuvuza ijwi rirenga, ibyiciro byo mu ruhande rw'ikusi bijye bihaguruka. Iyo ni ordre de marche, uko bagenda mu rugendo batabyigana. Ijwi rirenga bajye barivugiriza kubahagurutsa. Ariko nimushaka guteranya iteraniro, mujye muvuza ayo makondera, ariko ntimukayavuze ijwi rirenga rirandaza. Vuga ngo nibavuze ayo makondera abiri, bamenye ko ni umwanya wa rassemblement, guterana. Bene Aroni abatambyi bajye bavuza ayo makondera, bibabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Amen. Hano Imana ibwiye Mose ko ayo makondera bakwiye kuyacura mu ifeza, kandi ko azavuzwa
Aroni n'abahungu be n'abatambyi bo mu muryango wa Lewi, abo nibo bazajya bavuza ayo makondera. Kandi buri jwi ry'imanda rifite icyo risobanura. Ibyo mu bisurinye bivuga ngo buri jwi bakwiye kumenya icyo ribabwiye. Bivuga ngo Imana mu gukominikana n'Abisirayeli yakoreshaga amakondera, yakoreshaga amajwi y'impanda. Bakaba impanda yavuze rimwe kandi yavuze atari ijwi rirenga, biravuga gutya. Yavuze n'ijwi rirenga, hageze ko duhaguruka, umuryango uri uratangira uhaguruka. Bavugije abiri ariko atari ijwi rirenga, bakamenya icyo ribabwira. Bivuga ngo ntabwo ari ukumva gusa ikondera, bakwiye kumenya icyo risobanura. Ibyo mu byandike. Ntabwo ari kumva gusa ijwi ry'ikondera, ntabwo ari kumva gusa ijwi ry'impanda, ni ukumenya icyo risobanura. Mwabyumvise? Kuko ntabwo iteka bayavuza kimwe. Turaza kwibona ibyo. Hanyuma dusome vuba vuba mu Kuva 19 ku murongo wa 9 kuza mu murongo wa 16. Mbere yuko Imana ibabwira ibyayo makondera y'ifeza, haleluya, hari ibindi byabaye kandi birimo ikondera, kandi yandi abiri ataracurwa. Uwiteka abwira Mose ati, dore ndaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose. Mose abwira Uwiteka amagambo y'abantu. Uwiteka abwira Mose ati, jya ku bantu ubeze none n'ejo bamese imyenda yabo, uwa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwo bwoko bwose ku musozi Sinayi. Tuje kuri 18-19 ariko uraza kwasoma hose. Umusozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi. Uwiteka amanutse ku musozi wa Sinayi ucumba umwotsi, kuko Uwiteka umanukiye waje mu muriro. Umwotsi wawo ucumba nk'ikome, umusozi wose utigita cyane. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga. Ijwi ry'ihembe rirushijeho kurenga, Mose aravuga, Imana imusubirisha ijwi. Amen. Mwumvise? Hano batubwiye iyindi impanda mbere yuko Imana ibwira Mose ngo bakore impanda mu ifeza. Mwumvise? Kuko ari amakondera abiri mu ifeza bazacura mu ifeza. Iyo tela l'argent battu ni kuvuga ngo atari kuvuga ngo barasudira, kuko kwiye gukorwa muri n'ahantu bunga. Mbere yuko Imana ivuga ibyayo makondera y'ifeza, twamaze kumva ikibavana muri Egiputa bageze ku musozi Sinayi. Imana imanutse ku musozi Sinayi, umusozi ugacuma umwotsi, amajwi n'ibiki byose umusozi ugatigita. Bumvise n'ijwi ry'impanda. Hano bagise ijwi ry'ihembe. Vuga rero ijo jwi ry'ihembe ryo bararyumvise, ya makondera abiri y'ifeza ataracurwa. Mwabyumvise? None ninde wavugije iyo mpanda? Ninde wavugije iryo hembe? Kuko ririya hembe riravuga mu buryo ritandukanye n'ama instrument yose abantu bacura, rifite umwihariko. None muribaza hariya ku musozi Sinayi muri wa muriro, ninde wavugije ririya hembe ari bita shofa mu Giheburayo? Ninde warivugije? Mose yari muri wa muriro, Aroni yari mu muriro, Abisirayeli bari hariya ku musozi. None ninde wavugije? Marayika Uwiteka. None yavugije ikondera y'ifeza. Batubwiye ngo ni ihembe. Ihembe ninde warikoze? Ninde wakoze ihembe? Amahembe y'inka ninde yakoze? Hari uruganda rwayakoze? Mwabyumvise? Nuvuga ngo ari amakondera y'ifeza ni umurimo w'umwana w'umuntu, nibo bazayivuza, kuko n'abana b'abantu bazakoreshwa n'Imana mu bikoresho bacuze. Imana ikominike ibyo ishaka kuvuga. Ariko niyageraho ihembe rivuzwa,
uwo ntabwo ari umurimo w'umwana w'umuntu, ni umurimo w'umwami. Mu Bisirayeli ijwi ry'ihembe shofa bararivuzaga umunsi wo kwimika umwami. Bivuga ngo ijwi ry'ihembe ryavuzwaga ko umwami aje, umwami yabonetse. Hariya ku musozi Sinayi marayika yavugije ijwi ry'ihembe kuko umwami yaje, Imana yamanutse. Imana ishimwe. Ibyo mubifate. Mwabibise? Amajwi y'amakondera abiri yacuzwe mu ifeza abwira abantu message y'Imana. Ariko ijwi ry'ihembe, haleluya, amen, riba rimenyekanisha ko Imana irahari, Imana yaje. Ibyo biragoye kubyumva. Kadukomeze. Haleluya. Amajwi rero bavuzaga Abalewi uhereye kuri ba Aroni n'abana be, bavuzaga amajwi y'ikondera zacuzwe mu ifeza. Buri jwi ryari rifite message runaka Abisirayeli bakwiye kumenya icyo Imana irababwira. Iminsi mikuru yabo bavuzaga amakondera y'ifeza. Kwegeranya ubwoko bw'Imana bavuzaga amakondera y'ifeza. Kubabwira ko urugamba rutangiye, abanzi babateye bavuzaga amakondera. Guhagurutsa ishanga bavuzaga amakondera. Message yose yanyuraga mu ikondera. Bivuga ngo ijwi ry'ikondera ryari rizwi icyo riro riravuga mu bushake bw'Imana ishaka ko bamenya. Imana ishimwe. Haleluya. Usomye nko muri Amosi, Imana iravuga 3:6-7. Reka dusome twihuta. Na Ezekiel 33:4-6. Mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Hari ibibi byatera umudugudu w'iteka atari bubizanye. Ubwoba nuvuga ngo ni iryajwi rivuga ko haje intambara. Ntabwo abantu baguma biryamiye, barahaguruka. Wabibise? Kugira ngo bamenye yuko ari intambara, nuko ikondera ziri buvuzwe mu buryo runaka bamenyereye ko iyo rivugijwe gutyo ni intambara. Mwabyumvise? Amen. Dusome vuba Ezekiel 33:4-6. Maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Nukomeza aho uraza kumva ko ngo umurinzi akwiye kuba afite impanda. Nabona haje ikibazo ku mudugudu, intambara, avuze impanda muri ryajwi rimenyekanisha intambara. Wikiza yikize, uza wifata ngo ariko bisanzwe agapfa ngo amaraso yazaba kuri we. Mwabyubise? Noneho tugende muri ingoma za kabiri 13-12-14. Ibi byose ndabibahaye kugira ngo gusa mumenye uko impanda zavuzwaga na message zatangaga. Kandi dore Imana iri kumwe natwe itugiye imbere, n'abatambyi bayo bagenda bavuza amakondera ahururiza kugira ngo turwane namwe. Yemwe Abisirayeli, ntimukarwanye Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu. Bavuza amakondera. Aho ni ikondera rivuga ijwi ry'urugamba. Tugendere mu byashiwe Yohana nawe mwumve uko byashiwe Yohana. Amen. Ni musano risha. Amakondera ntabwo ari ibiyo musano rya kera. Bifite ibisobanuro musano risha. Ibyashiwe Yohana 8:13. Ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, ni ishyano rizabonwa n'abari mu isi kubwa yandi majwi y'impanda z'abamarayika 3 zigiye kuvuzwa. Amen. Murabizi bya byago by'uburyo butatu bizatera nyuma y'izamuka ry'itorero. Mbere hariho iyo bita
le brisement des sceaux cyangwa kumena ifatanije umuzingo w'igitabo. Amen. Buri kimenyetso cyose kikazana icyago ku isi. Icya kabiri, Imana izapasa kuri vitesse supérieure mu gusuka ibyago ku isi ikoresheje impanda. Buri impanda ifite icyago cyayo mu Yesu Yohana. Hanyuma ibyago bikazarangizwa n'inzabya zirindwi. Murumva ko impanda rero ntabwo ari bisano rya kera gusa. Amen. No mu Isezerano Rishya. None rero ririya kondera kugira ngo numve ko munkurikira mugeni ndasatira gusoza niwo muza kumva intego y'iri jambo ry'Imana. None rero kugeza ubu nababwiye ko uyu munsi tariki 25 kwezi kwa 9 2022 nimugoroba muri Israel baraza kuvuza ihembe. Ntibaza kuvuga amakondera y'ifeza, baza kuvuza ihembe. Kandi navuze ko ari ry'Imana. Kubera iki? Bo nago bazi ibyo wowe ndi bukubwire. Bo bari mu mihango yabo nk'uko Imana yabategetse. Baraza kuvuza ihembe kuri wa munsi muri Bibiliya ugira gatanu. Amen. Ubanziriza iminsi y'amakondera. Buri munsi mukuru ukamenyekanishwa n'ijwi ry'impanda. Bo baraza kuvuza ihembe. Hallelujah. Hallelujah. Muri bo, amen, mu Balewi, hallelujah, hariho uza kuvuza ihembe. Kubera ki atari buvuze muri ya makondera yacuzwe n'ifeza, bakaza kuvuza ihembe? Nukubera ko bo kuri isamba bwira iryo hembe nibaza kurivuza ngo niryo guhamagara Mesiya wabo. Mwakuriki ihembe bari buvuze uyu munsi nimugoroba niryo guhamagara Mesiya. Kubera iki? Kubera yuko hari ikintu cyabaye muri Isirayeli. Iriya ngoro yabo igira gatatu bashaka kubaka, kuko iya mbere abazi Bibiliya yubatswe na Salomo, isenywa na Nebukadinezari umwami wa Babuloni. Hanyuma abavuye mu bunyage nyuma y'aka 70 bubaka ingoro igira kabiri, ariyo na Herode yaje kutunganya neza kugira ngo ashimishe abayuda, uko nago yari umuyuda, yashizeho na Kaisari kugira ngo abe umwami hariya, we yari umunyaedomu. Noneho iriya ngoro ya kabiri ni umwami Yesu yasanze ihari, na niyo yahanuye ko nta bwiriza sigara rigetse kurindi, kuko banze kumumenya no kumwakira. Iyo ngoro ya kabiri yasenywe na Tito, umugabo w'ingabo z'Abaroma, yaje kuba empereur w'Abaroma, umwami w'Abaroma mu mwaka wa 70. Tuwe turi muri 2022 rero umwaka wa 70 niyo ngoro ya kabiri yasenywe. Kuva icyo gihe nta ngoro irongera kubakwa. Bavuye mu bunyage rero muri iminsi ya nyuma bagarutse mu gihugu cyabo, bafite umusozi wahoze ingoro ariko nta ngoro bafite, kuko bagarutse basanze hari imisigiti ibiri y'abayisilamu. Ntibashobora rero, kandi hariye kuri misigiti mu masezerano ngo y'amahoro hagati y'Abarabu n'Abisirayeli bavuga ko ayandi madini yose, Kristo kibyose, bashobora kuza kuvizita, kugendera aho hantu, ariko ntibashobora gusenga. Mu masezerano ahari yahariya ku musozi hari ingoro y'Imana, hari imisigiti ibiri, Abakristo b'ingeri zose bashobora kugenda kuasura, n'abayuda, Abakristo twebwe n'abari mu idini rya Judaisme, nuvuga ngo Abayuda twese tushobora kuasura. Mwajuvise? Ariko ndushobora gusenga. Niba babona ufunguka umunwa ntumenye amabuye aho ari buturuke. Mwe mumva hari iki? Barakwemerera wowe umukristo n'Abayuda ko bashobora kuhasura, ariko ngo Abayisilamu bonyine nibo bemerewe gufungura umunwa no kuhasengera. Ibyo biri mu masezerano y'amahoro hagati ya Israeli n'Abanyapalestina n'Abarabu bose. Dukomeze. Mwako ibintu yose ari byo mwuka, kuko nta logique irimo. Urumva kubera ko batabona mu mutima wasengera mu mutima.
ariko baracungana barebe gusa ko amakamera arantu hose. Noneho kuva aho baziye ubu rero aho bageze bamaze kwegeranya ibikoresho byo kubaka ingoro, ibyo bita les préfabriqués. Kubera tekinoloji hari ntago bizafata igihe kirekire nka mbere, ibikoresho birateguwe. Ariko hari ibindi rero byatinze ko biboneka. Ubu rero mu cy'ingenzi bari bategereje cyabonetse. N'inka itari nk'isanzwe ikwiye kuboneka kugira ngo ingoro yubakwe, kuko nikoreshwa mu kweza ingoro. Iyi myaka 2000 yose ishize iyo nka ntago yabonekaga ku isi. Ariko ubu rero hari umworozi muri Texas muri Amerika yaje kubona gutya mu nka haje inka iriya Bibiliya ivuga, arazorora. Noneho ubu rero bazicuye muri Israel inka 5. Muri Israel bazakira ku kibuga cy'indege, bazakirana imbyino ya Zaburi. Izo nizo nka zari tegerejwe kugira ngo ingoro yubakwe. Kuba zabonetse kuri bo rero hageze yuko rero bavuza ihembe ryo guhamagara Mesiya, kuko niwe bizera ko ari bakuriyeho biriya babuza kubaka ingoro mu buryo bw'igitangaza. Reka dusome ibyizo nka mu Kubara 19. Est-ce que c'est intéressant? Amen. Hallelujah. 19 dusome ku murongo wo uze gusoma kugeza ku murongo wa 22. 19 murongo wa mbere ugeze ku 12, ariko twe dusome mirongo 2 gusa ibanza kubera ko umwanya nawo dufite. Aha niho batubwira izo nka zacuwe muri Israeli zivuye muri Amerika muri Texas. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati ibi nibyo bitegekwa n'itegeko Uwiteka yategetse, ati bwira Abisirayeli bakuzanire iriza y'igaju idafite inenge cyangwa ubusembwa batigeze gukoresha. Iriza y'igaju mu Gifaransa vache rousse. Iyo niyo ikenewe. Komeza uza kumva akazi kayo. Muyihe Eleyazari umutambyi ayikure aho muganditse, bayibikirire imbere ye. Ndashaka kubabwira ko izo nka zakiriwe n'Abalewi batambye muri Israeli, nubwo ibitambo ntabyo batamba, ariko n'Abalewi biteguye kuzatamba. Eleyazari umutambyi yendesha urutoki ku maraso yayo, ayaminjagirire 7 yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyo nka bayosereza imbere ye bose uruhu rwayo n'inyama zayo n'amaraso yayo n'amayezi yayo. Umutambyi yende ingiga y'umwerezi n'agati kitwa ezobu n'agatambaro k'umuhemba, abijugunya hagati mu muriro wosa iyo nka. Maze uwo mutambyi amese imyenda ye yiyuhagire, abone gusubira mu ngando, abahumanye ageze nimugoroba. Uwayosheje amese imyenda yiyuhagire, abahumanye ageze nimugoroba. Umuntu udahumanye ayora ivu ry'iyo nka, aribike inyuma yaho muganditse ahantu hadahumanijwe, ibikirwe iteraniro ry'Abisirayeli kugira ngo bajye barivanga n'amazi, riyahindure ayo guhumanura. Amen. Nukomeza uraza kuva ibyo ari byo, ariko uriya murongo wa 4 nashaka usubiramo. Eleyazari umutambyi yendesha urutoki ku maraso yayo, ayaminjagire 7 yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Bageze muri Israeli barangije urugendo rwo mu butayu, ihema ry'ibonaniro ryasimbuwe n'ingoro. Vangoro nubwo bakubaka ingoro, iyo nka niyo yonyine y'ubo buryo, cette vache rousse, iyo niyo yonyine yeza ingoro, ariko buturo bw'Imana. None ubu rero kuri bo kuba yabonetse bumva babonye 5. Ni kuvuga ngo kuko hariho condition Imana ivuga, ikwiye kuba nta nenge ifite, ikwiye kuba ntigeze yekeshwa ikintu na kimwe. Mwabyumvise? Iyo urebye kuri televiziyo rero uko babyerekane, Abalewi nibo bayakiriye, hanyuma abandi babyina bahimbaza Imana,
barayireba mu mazuru, mu matwi, hose. Hanyuma aravuga ati niyi nta yindi. Ubu rero ziri hariya. Zitegereje nde? Mesiya wabo. Ariko ntabwo ari Yesu. Ko Yesu ntabwo bamwemera. Mwabibise? Amen, amen. Amen. None ko bo biteguye kubaka ingoro yabo igira gatatu. Amen. Kandi ko Bibiliya tubwira ko impamvu Imana itemeye ko bayubaka kugeza ubu nuko Imana uno munsi yifitiye ingoro itubatswe n'amaboko y'abantu n'itoro rya Kristo. Itoro rya Kristo niryo ribuza kwiriya ngoro yubakwa. Kuko ngo Imana ituye mu itoro mu buryo bw'umwuka. Ariko itoro nirimara kuzamuka, ririya hembe bari buvuze, iriya shofa izahita isubizwa. Nuvuga ngo bazubaka ingoro yabo igira gatatu, itorero ariyo ngoro Imana ibamo mu mwuka, imyaka 2000 yose itorero rimaze kugenda. Ariko nashaka kuvuga ikintu kimwe niki. Ese itorero ryo rizapfa kugenda gusa? Mumva ukuntu rizagenda nabyo. Kora mukwiye kubimenye. Tusome vuba. Tusome ahantu habiri. Abatesalonike ba mbere 4:14-18. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba kiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tutazabanziza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'Umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Abakorinto wa mbere 15:51-52. Hano nashaka gusa mukomeze mumve igihe Umwami azazamura itoro mukana ko guhumbya ikizabanziriza icyo aricyo. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Amen. Mwabyumvise? Nuvuga ngo uko itoro rizazamuka, nubwo twabyigishije inshuro nyinshi, ariko ubu ushaka kwensista ku kintu kimwe. Umviriza. Ngo Umwami azamanukana, amen, mukuza kuzamura itorero. Azamanukana na marayika mukuru ngo n'impanda. Kubera iki impanda? None se Umwami ntiyatuzamura iyo mpanda itavuze? Ubwo bushobozi ntabwo ufite? Arabufite ntabwo ufite? Kubera iki impanda? Kubera iki impanda? Iriya niyo ya mpanda y'umunsi wa mbere ukwezi kwa 7 muri ya minsi mikuru. Iriya bariya baravuza mu buryo bw'imihango, iriya ni impanda yacu. Kubera yuko umviriza, Umwami ukuza kwe kumenyekanishwa n'impanda. Igihe amanuka ku musozi Sinayi havuzwe impanda, kandi ntihavugijwe impanda yacuzwe n'abantu, yahavugijwe ihembe. Marayika yavugishije ihembe, umusozi uratigita. No kugaruka kwa Yesu gutwara itorero, marayika nyene uwo, haleluya, mu gihe Umwami ari mu kirere hariya mu mwuka tutamubona, marayika uriya nyine azongera afate ya mpanda y'ihembe, shofa, hanyuma ayivuze. Univeri yose n'amagalagisi yose azabyumva.
na satani n'abadayimoni bazahinda imishyitsi aho bari. Hanyuma mu mwanya wo guhumbya umwami Yesu rero azamura itorero. Umunsi ugira karindwi, umunsi ugira gatanu, mu minsi mikuru 7 bizaba bisohoye. Kuko iriya manda y'umunsi wa mbere ukwezi kwa karindwi muri ya minsi mikuru, umunsi mukuru ugira gatanu, Abalewi 23 ni manda y'izamurwa ry'itorero. Abayuda bo baziko ari manda yabo imenyekanisha ko Mesiya wabo ari hafi. Amen. Ari wo munsi wa mbere w'umwaka wabo ane civile, kandi ari umunsi wa mbere w'iminsi mikuru y'imbanda. Ariko kubera yuko ibyiri mu isano rya kera ni igicucu kije mu isano risha, haleluya, bifite igisobanuro. Yesu yari umwana w'umuntu nkawe nanjye uretse icyaha, ariko bamwise umwana w'intama. None se Yesu yari umwana w'intama w'itungo? Nuvuga ngo isano rya kera byamenyekanishaga ukuri ko mu isano rishya. Rero iriya minsi mikuru 7 imenyekanisha ibyo mu mwuka, ibyo mu isano rishya. Twamaze kubona iminsi mikuru 4 ya mbere yarabaye. Pasika Yesu yaratambwe, haleluya. Nuwera n'itorero yamaze kuba iryera. Yesu yarazutse umunsi w'umuganura, haleluya. Ntabwo azazukubwira kabiri, ntazavugira kabiri, ntazazukubwira kabiri, byarangiye. Umwuka wera yaramanutse, ntazamanuka kugira kabiri, sibyo? Noneho twiteze impanda ya mbere muri ziriya mpanda zivugwa, iriya ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umunsi wa mbere. Kandi twumvise hano ntabwo ari muri za mpanda zicuzwe n'abantu mu ifeza, ni ihembe, kuko ihembe ni Imana wariremye, ni itungo Imana yaremye niryo rizana ihembe. Nuvuga ngo rero impanda izavuga itoro rizamurwe mu kanya ko guhumbya, na nibyo Imana yambwiye kubabwira ko iryo hembe rirafi kuvuzwa mu mwanya tutazi, riravuzwa. Kandi ntabwo ari umuntu ari burivuze, ntabwo ari umulewe, ni marayika mukuru w'Imana. Hanyuma ririya hembe rimara kuvuzwa mu minsi mikuru 4 tumaze kubona yinjiye mu mateka. Umunsi wa gatanu nawo uza winjiye mu mateka. Noneho hasigaye rero impanda ebyiri. Ku munsi wa 10 uwo munsi wa karindwi, amen, bongere bavuze impanda ni yacu se? Oya, iyoyo ni y'Abisirayeli, niyo yitwa Yom Kippur, umunsi wo kwihana ibyaha. Umunsi w'ishyanga ryose kwihana ibyaha. Kubera ikibazo avuze impanda, bazaba bamaze kubona yuko bazumva babone yuko abakristo bagiye ku isi yose. Hanyuma wa Mesiya w'ibinyoma bamufate, bamwakire, bibaza ngo niwe. Yesu yarabwiye ngo naje mu izina rya Data ntago mwanyakiriye, ariko undi azaza mu izina rye muzamwakira. Bazanza bakire info Kristo, Mesiya w'ibinyoma, akorane n'uzategeka isi mu gihe kiri imbere. Ya guverinoma mondiale irategurwa wo mu bihugu by'Uburengerazuba, ariyo Roma ya kera, bakoranye nawe, ariko bose bakoreshwe n'imyuka ya Satani. Noneho mu nyuma Antikristo azategeka isi yose afashijwe n'umuhanuzi w'ibinyoma, ariwe Mesiya bo bita Mesiya. Azari umuhanuzi w'ibinyoma, amen, hamwe na Antikristo rero ategeka isi yose. Umwe n'umunyamahanga, undi n'umuyuda. Umuyuda ni umuhanuzi w'ibinyoma, umunyamahanga ni Antikristo utegeka isi yose. Noneho nibigera hagati, amen, bivuga imyaka 3 n'igice nyuma y'izamuka y'itorero nirangira, azahita agaragara mu bugome bwa Satani, ahinduka abayuda rero abatoteze. Nibyo bita la grande tribulation, amakuba y'amakuba. No mu mahanga abatamwemera abwire ute abici, kuvuga ngo abatazemera. Ibyo ntago njya mu madetail yabyo. None abayuda ribageraho bakabona yuko rero bibeshe, bazahita Abalewi muri bo bafite ubwo bubasha, bazafata ikondera bavuze
bahamagarira kwihana ngo Mesiya abatabare ukuri, ngo icyo gihe bazarira bihana ibyaha ku iherezo y'imyaka 7 ngo Kristo, hanyuma uzaza kubatabara bazabona aje abereka inkovu. Ubwo rero ubuhanuzi bwo muri Zakariya 14 buzasohora ngo Uwiteka azagarukana n'abera be bose, azarukana nawe nanjye. Noneho Zakariya aravuga ngo bazarira imbere ye nk'uko umuntu aririra umwana we w'imfura, bazarira baboroge, bazihana ibyaha. Uwo munsi uzaba Yom Kippur y'ukuri, iyindi yose bajya bakora n'umuhango, ariko uwo munsi izaba Yom Kippur y'ukuri. Ngo nanjye nzabatorera isoko ibeza ibyaha byose, ngo ku munsi umwe ishanga rizavuka ubwa kabiri. Asigaye impanda imwe. Haleluya, haleluya. Noneho Mesiya amaze guhagarika ubwami bwa Satani ku isi na Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bajugunywe mu nyanja yaka umuriro, Satani nawe akabasangayo nyuma mbere ko Yesu yima ingoma ye y'imyaka 1000, ubwami bwa Mesiya butangiye were Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Hazavuzwa impanda itangira iminsi y'ingando. Bivuga iki? Bivuga ngo nubwo Yesu yagarutse ku isi kwima ingoma y'amahoro, ariko ntabwo gahunda y'Imana irangiye, kubera yuko gahunda y'Imana izarangirana n'ubwami buhoraho bw'Imana butabarwa muri karandiriye y'isi. Iminsi mikuru y'ingando nuvuga ngo amateka y'isi aracyari mu rugendo, kuko nyuma y'imyaka 1000 isi zavanwaho n'ibyawe byose, hanyuma Imana ibane mu ijuru rishya n'isi nshya n'ubwoko bwayo. Aho rero impanda ya 7 izabishoje, kubera yuko iby'ingando ibya provisoire. Haleluya, haleluya. Ingando se zivuga iki? Mucho ndabita temporary shelters. Bavuga les habitations de fortune. Ni ibintu by'agateganyo. Nivuga ngo ya myaka 1000 n'agateganyo k'ingoma y'iteka. Ico gihe rero Yom Kippur izinjiza Abisirayeli mu kwihana mbere ya Yesu. Yesu atanga ingoma ye, bavuza impanda y'ingando. Nyuma y'imyaka 1000 Yesu arangije ingoma ye, noneho iyi si igaragara iveho, noneho twinjire mu ijuru rishya n'isi nshya, Imana yibanire n'ubwoko bwayo iteka ryose. Uyu munsi rero nimba Imana iri joro yambwiye mbabwire ngo mukwiye kuba maso, umuntu atunganya inzira ze, ni igihe cyo kwiyeza, ni ukubera yuko bariya Bisirayeli, bariya Abayuda bo baremera ibita dur comme fer, baremera 100% ko Mesiya wabo ari hafi. Cyo kimenyetso nakibabwiye bafite ubu, ariko ikibabaza abakristo benshi ntibigishwa, n'abigishijwe ntabwo babiha agaciro, kandi izo ntabwo ari imbaraga za kimuntu zibabuza n'abadayimoni. Ariko ibi birivuga hano, mumvise Paulo ngo impanda izavuga koko. Mwereke ati koko. Aha. Abapfuye muri Kristo bakazuka, n'abazima bagahindurwa, noneho bagasanganira umwami mu kirere. Ariko nabyo bizabanzirizwa n'impanda, bizabandirizwa na shofar, bizabandirizwa n'ijwi gihembe, nk'uko ryavuzwe kuri Sinayi. Imana imanuka, haleluya, mbere yuko itanga y'amategeko 10, n'izamuka ry'itorero rizabanzirizwa n'impanda ivuga ngo the king is there. Umwami nguye yahageze, umwami nguye yahageze. Haleluya, haleluya.
ibintu byose bidufata ari nababwiye nere sinashobora kubabwira bifata abantu bari aho ibi byose bizahinduka umwavu. Uyu munsi rero Imana irashaka kukubwira condition yo kuzumva ijwi ry'umwami guhamagara mu mwuka kuzamuka. Bizamukanye kuguhumbya. None tuzamuka tujya he? Mwibaza ko turajya he? Paulo yavuze ngo tuzamusangana mu kirere tuzibane n'umwami iteka ryose. Umva yasimbutse za etape, sibyo? Avuga ko tuzabana n'umwami akaramata, nuko tuzagenda tukagaruka ariko turi kumwe n'umwami akaramata, ntituzongera kumwizera ko tuzaba turi kumwe nawe. Dore rero Bibiliya ishaka kutubwira rero ni bande bazinjira aho Yesu azabajyanye abe. Muri buka byo yavuze muri Yohana 14 tusome ku murongo wa 1 n'uwa 2. Asigaye 200 nyuma dusenge, ariko uyu munsi nashaka guhamagara abantu rwose bafite ibintu bizababuza kubonana n'umwami, bizababuza gusanganira umwami, kugira ngo uyu munsi bihane. Tubasengere uyu munsi bihane, imigozi y'abadayimoni icike, ibi bintu by'imihango n'imigenzo kujya mu macacizi biveho, umuntu ku giti cye akizwe, kandi mu mutima we yumve ko nta jwi rikimushinja, ari kumwe n'umwami akaramata. Imana ishimwe. Reka dusomere hariya. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, azaba tujyanye mu rugo rwa se. Iyo abadahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Amen. Amen. Ariko hariho za condition turi bubone z'abantu koko bazazamurwa. C'est pas n'importe qui. Ntabwo ari kubera ko uri mu itorero cyangwa ufite Bibiliya. No. Tujye mu byesho Yohana. Baza kumva condition yo kugira ngo uzagende aho Yesu ari warategura. Aba ntabwo ari inkuru y'idini, ni ijambo ry'Imana. Hallelujah. Tubandi dusome ari ya 21 byesho Yohana ku murongo wa mbere kuza ku murongo wa 8. Ana magambo akomeye yikigiye mu buryo bw'umwihariko. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mumvise ko bizavanwaho? Mbere yuko Flora akomeza umviriza, nashaka kubwira ubuhanuzi arigiye buvugwa butita ku gihe kiri hagati y'ubuhanuzi bubiri. Babyumvise? Murabona kuza kwa Yesu kwima ingoma ye muri iyi si no kuzinjira mu ijuru n'isi nshya harimo imyaka igihumbi. Mwabyumvise? None kugira ngo uzaboneke mu ijuru n'isi nshya nuko hanyura mu myaka igihumbi, nuko uzaba warazamuwe. Wabyumvise? Kubera yuko nushobora kwizera, hari nyinshi z'ibinyoma rivuga ngo nutazamurwa n'itorero ngo uzakizwa no guciga umutwe. Nimujya mubyumva? Wowe uzasuzugura ubuntu bw'Imana ubu mu gihe cy'ubuntu ari mu kizo kuri Antikristo. Niko mwibaza? Bene data, nimutegereze deuxième session ngo ni ndata ya mbere hariho ya kabiri. Ibyo ntabwo ari byawe. Mwabyumvise hano? Nuvuga ngo abazinjira mu ijuru n'isubisha, mwabyumvise? Nuko bari mu byiciro, ariko icyiciro mwacyumvise igihe cy'impanda y'umwami izavugwa, abapfuye muri Kristo bakazuka n'imibiri mishya, natwe wazima tugahindurwa n'imibiri mishya tukamusanganira mu kirere. Uwo n'umuzuko wa mbere. Haleluya. Faze ya kabiri, kuko ya mbere wari umuganura ariwe Kristo n'ababera bazukanye nawe. Hari etape ya gatatu y'umuzuko wa mbere. Amen. Haleluya. Nigihe Yesu azabagarukanye n'abera bose aze kwima ingoma ye, bariya bahanganye na Antikristo bagahamya Kristo,
udashobora kwibaza ko uzaba ari muri bo warasuzugura ubuntu bw'Imana mu gihe cy'ubuntu. Bariya bazicwa bakitwa abamartiri, amen, kubera kwanga gupfukamira antikristo cyangwa igishushanyo cye. Abo bo igihe tuzaba tugarukanye n'umwami nabo bazazurwa kugira ngo nabo bimane n'umwami ingoma ye hano. Ariko ikintu bazaba barahombye ni ubukwe bw'umwana w'intama wowe nanjye tuzatuvuyemo. Birumvikana ibyo? Birumvikana? Haleluya. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wowe uharanire ijojwi ry'iryo hembe niza gucike. Nimba abayuda muri uno munsi mu mateka bariho barakora ibintu biri muri Bibiliya, ni gute wowe mu mutima udakanguka ukumva ko ibyo bakora mu muhango wowe bigira bibe mukuri? Haleluya. Mwabyumvise? Impanda ya mbere muri ya minsi mikuru 7 Abalewi 23 iri hafi kuvuga ku itorero, ariko bo barayikora mu muhango, ariko barabizi yuko bariho barakora byo kubera ko bo baracyahumye. Amen. Kuko ngo mu gihe cyose usoma Mose ngo hariho umwitero, ngo icyo kintu gitwikiriye mu maso gikurwaho ariko umuntu yahindukiriye umwami. Guhindura gahunda zawe, fata ibihe byo gushaka Imana. Wabyumvise? Amen. Uri mu manyanga na yavemo. Na niyo message Imana yampaye, tunganya inzira zawe ni igihe cyo kwezwa. Kandi ibitwe turavuga hano ukabifata nk'amagambo ajya avugwa, bigira bibe. Amen. Haleluya. Haleluya. Wagaruye Abisirayeli imyaka hafi 2,000 niwe avuga n'ibi bintu ko bizaba. Umwami azamanuka na marayika mukuru avuza impanda, kandi ntabwo azavuza impanda yacuzwe n'abantu, kuko ntabwo ari message yindi ashaka gutanga, ahubwo azavuza impanda y'ihembe shofar imenyekanisha ko umwami yaje. Haleluya, ko umwami yaje. Ndashaka kurangiza kuri uyu murongo, reka Flora banze yarangiza yari twasomye. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ibya mbere bizabishize. Ibya mbere ni ibihe? Ni ibiturimo, n'ubuzima bwacu turimo. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika, kuko ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Ayo magambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Umwese avuga ati amen. Amen. Kandi iti, birarangiye. Nige Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe aba umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Amen. Amen. Nyuma y'imyaka 1000 ingoma ya Mesiya niho hazaba kujugunywa mu nyanja yaka umuriro, ariko rupfu rwa kabiri. Abanyabyaha bazaba bari kumwe na Satani n'abadayimoni barira bayekenya amenyo iteka byose. Gaturangire muri ijambo riri muri Byashoboye 22 ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 16, hanyuma dusenge. Kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi.
ukiranirwa agumye akiranirwe. dusubiremo, ukiranirwa akomeza akiranirwe. mu ijambo rimwe, urarakora ibyaha nashishikare abikore. Uwanduye mu mutima agumye yandure. uwanduye mu mutima agume yandure. Umukiranutsi agumye akiranuke. umukiranutsi agume akiranuke. Uwera agumye yezwe. niryo jambo nabwiwe nijoro ngo babwire ngo bezwe, ngo wezwa kumezwe. Mwabyibise ukiranuka ibya bindi ngo mugorore inzira zanyu. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe. 14 rero ni message ikomeye ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. N'igihe gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi n'igihe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu. Batubwiye yuko muri ruriya rurembo, muri wa murwa wo mu ijuru, tuzaba turi kumwe n'Imana iteka ryose. Batubwiye ni bande bazawugeramo. ngo hahirwa abamesura, abamesheki ibishura byabo, ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo mu maraso y'umwana w'intama. Icyo ni cya mbere. Kandi bakezwa mu buzima bwabo. Haleluya. Inzira zabo zigatungana imbere y'Imana, ngo abo nibo bafite uburenganzira bwo kuzegera cya giti cy'ubugingo. Murabizi Adamu wa mbere yadutesheje igiti cy'ubugingo cyari muri Edeni. Amaze gucumura na Eva, cya giti cy'ubugingo Imana yaragitwaye, kuko yashizeho marayika n'inkoto y'umuriro abuza inzira ikigana, kuko icyaha kimaze kwinjira. Adamu wo hanyuma ariwe Kristo, na niyo mpamvu yambaye umubiri, yatugaruriye igiti cy'ubugingo. Bivuga ngo rero nitugira mu ijuru rero, kuko tutazongera gupfa, tukwiye kubaho iteka, bizaba ngombwa yuko twegera cya giti cy'ubugingo tukajya ku mbuto zacyo. Kiri hagati y'umurwa wo mu ijuru witwa Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Hanyuma ikintu batubwire ngo abo bonyine badahumanye bejejwe, ngo nibo bafite uburenganzira bwo kunyura mu marembo y'umurwa wo mu ijuru no kwinjira, kuko bo naba citizens, n'abaturage, babaye abaturage b'ururembo rwo mu ijuru. Ngo hanze ni kuvuga ngo hanze y'ijuru hazaba imbwa. Imbwa ni iki? Ni izi mbwa tworora. Iyo biri ivuga imbwa ibivuga bande? Les païens. Abapagani. Umupagani ninde? N'utarabatizwa. Umupagani ninde? N'utavutse ku babyeyi ba Kristo. Umupagani ninde? N'udafite Bibiliya. Umupagani ninde? Umupagani ninde? Umupagani ni umuntu wese utaravuka ubwa kabiri, kuko Yesu yabwiye Nikodemu, nimutabyarwa ubwa kabiri, mutavuka ubwa kabiri, nimubyarwe n'amazi n'umwuka, nimuzinjira mu bwami bw'ijuru. Iyo utavutse ubwa kabiri, kuko kumva ubutumwa bwiza, hanyuma Imana mu mwuka ikakubyara, ukaba icyaremwe gisha muri Kristo, ntabwo wowe uzinjira mu rurembo rwo mu ijuru. Wabyumvise? Yohana ibice 3, inkuru ya Nikodemu na Yesu baganira. Uyu munsi rero bene data, nashaka kubabwira ngo
aya magambo niyongere kuba amagambo gusa ujye usoma umenye ngo iriya mpanda uyu munsi abisirayeli bari buvuzi wabo bamenyekanisa Rosh Hashanah bavuga ko Mesiya aze bariyo barakora ibiri bukorwe mu mwanya tutazi hano mu kirere cy'isi mu buryo bw'umwuka. Marayika araza kuvuza impanda y'ihembe, hanyuma umwami ahamagara be abari mu bituro bazuke n'abazima aho bari hose kuri planete yose mu kanya ko guhumbya bahindurwe, twese tumusanganire hariya mu kirere, tujyanwe nawe mu ijuru, noneho habe icyo bireyita ubukwe bw'umwana w'intama. Yesu yereke se abo yacunguye, yereke ijuru ise n'abamarayika dore bavuye mu bise by'umusaraba. None ashaka kubaza uyu munsi, niki cyagutesha iyo evenema unique, icyo kintu kizaba rimwe mu mateka yo ikiremwa muntu, mu mateka yo kurema. Abantu bishe hano bari kwandika ibintu by'idini gusa. Ukwiye kuba tayari, wereye none ukwiye gutangira gusuzuma ubuzima bwawe, ukwiye gutangira kureba inzira zawe, za mpamvu tujya dutanga ntizifashe, kuko Imana ibyo yavuze hano nibiyo bizakoreka. Ahirwa abatanduye, hanze hazayo imbwa, abapagani n'abarozi n'abasambanyi n'ababeshya n'abicanyi, bavuze liste hano, kandi ya liste ntabwo exhaustive, ntabwo irangiye, n'ibyaha byo byose abo nibo bahanze, kandi ni hanze iteka ryose. None nshaka kurangiza, wowe ibaze numara imyaka 20 uza mu itorero, urabona effort wakoze, kuza mu mbeho, kuza mu ruzuba, kuza hanyuma ukazaba hanze hamwe n'abarozi, ukazaba hanze n'abasambanyi, hanze n'abicanyi, kandi nta n'umwe wigeze wica, nta n'umwe wigeze uroga, ariko mu muzaba ari kumwe n'abarozi n'abicanyi, kandi ntiwasibaga mu itorero ryawe. Wenda waranakoraga n'imirimo mu itorero, si ibyagora? Si ibyago? Si ibyago? None uyu munsi fata icyemezo, buri munsi ingimanda itaravuga, kandi imanda bamaze gusobanurwa iyo ariyo. Ariko ndashaka kuvuga ikintu kimwe, umviriza, ndarangije. Imana iravuga ngo ahirwa ubwoko ngo buzi kumenya ijwi ry'impanda bukagenda mu mucyo w'Iteka. Apana kumva impanda, kumenya ijwi ry'impanda. Nicyo nshaka kuvuga gusa mu magambo make. Reka ni verse imwe gusa muri Zaburi bayidusomere, ya 89. Bibiliya zimwe ni ku murongo wa 16, izindi ni ku murongo wa 15. Hahirwa ishyanga rizi ijwi ry'impundu. Ora Bibiliya Kinyarwanda iri kibazo, ariko y'Igifaransa n'Icyongereza mushobora gusoma. Umviriza, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Hahirwa ubwoko ishyanga ritahura ijwi ry'impanda. Umviriza, ntibavuze ngo hahirwa ishyanga ryumva, ariko ishyanga risobanukirwa, ritahura. Afite bire y'Icyongereza niko bivuga, ire Kinyarwanda bavuze impundu n'iki byose, ntabwo ari byo. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Hahirwa ishyanga rimenya ijwi ry'impanda, kumenya icyo risobanura. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Bituma rigendera mu mucyo wo mu maso hawe. Umviza rero muri segonda imwe gusobanurira hanyuma twite dusenga. Umviriza, hano iyi Zaburi ibwira ubwoko bw'Imana kuko bumaze kumenya amateka y'iby'impanda. Aya ntabwo yabwiye umupagani yamenye ibyo ari byo. Mwebwe mumaze kumva ngo buri son y'impanda nibavuga rimwe hari icyo bivuga, nivuga n'ijwi rirenga hari icyo risobanura, nibavuza yombi hari icyo bivuga, nibavuza shofa rya hembe hari icyo
bivuga. Rero ngo hahirwa ubwoko, hahirwa ishanga rizi gutahura ijwi ry'Imana mu kuryumva bakamenya message riratanga. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ubuhanuzi bw'Imana ni nk'ijwi ry'impanda. Ngo rero iyo rivuze mu buryo abantu batumva ibyo ari byo baratakara. None uyu munsi ijwi ry'impanda mwaryumvise, apana ya manda yo kuzamuka kw'itorero, mwumvise message y'Imana. Nuvuga ngo hahirwa umuntu yumva Imana ivuga agatahura. Hahirwa rero uwumvise aya magambo agatahura icyo Imana iravuga, kugira ngo agendere noneho mu muco wo mu maso w'Uwiteka Nyiringabo. Aya magambo twavuze ni ijwi ry'impanda. None iyo ry'impanda ryavuze gute? Ryavuze buhoro, ryavuze kabiri, ryavuze n'ijwi rirenga, ryavuze iki? Kuko buriya bwoko bari bumaze kumenya ijwi rya buri impanda icyo rivuga. None iyi message y'Imana, message prophétique, yavuze iki? C'est ça? Kuko nibavuze ngo hahirwa ubwoko bumva ijwi ry'Imana. Ntabwo bavuze ngo hahirwa ishanga ryumva ijwi ry'Imana. Hahirwa ishanga rimenya. Ko impanda y'Imana yavuze muri ubu buryo, Imana yatanze iyi message. None nimba Imana uyu munsi yavuze ijwi y'Imana ry'uno munsi, ni message y'umwihariko. Nuvuga ngo get ready, mube tayari. Mwanya mutazi ndaza muri torero. Iyo ni message y'ijwi y'Imana y'uno munsi ku cyumweru 25 ukwezi kwa 9 2022. Aya masaha Imana yavugije impanda yo guteguza itorero. Ngo hahirwa ishanga rero rizi gutahura rimenya ijwi y'Imana, kuko amajwi yose y'Imana afite message zitandukanye nkuko twabibonye. Ninde yabyumvise? Katunamika imitwe yacu. Turashaka gusenga uyu mwanya mu munota umwe turangize, ariko umuntu wese atunganye ziraze. Ninde yumva uyu munsi ashaka gufata icyemezo cyuko ibihe by'imikino birarangiye, mshaka gukizwa nyagukizwa, mshaka gucuruza uburyo umwete, azamura ukuboko kwe dusenge. Ndabona uri benshi, muhaguruke. Imana irababona. Uburyarya ntacyo buzakumarira. Hari abantu bajya mu matorero guhana amarandevu gusa. Itoro ryahindutse ligara murayizi. N'abantu bagenda bagahurira bakaganira business zabo, abubatsi baganira iby'ubwubatsi, abandi bakajya kureba ngo abakunzi babo. Byo bintu birashaje. Utapata shida wewe kama unacheza na neno hili. Imana ntizakubona ujya mu matorero gusa ufite izindi gahunda, ntacyo bizakumarira. Nimba wigeze kumva ubutumwa uyu munsi, umenye ijwi ry'Imana icyo rivuga, kuko ntabwo ari ya mpanda ko yavugaga. Imana yavuze mu buryo buri specific yuko ibi bintu uraza kubimenya kandi uraza kubibona. Ubibamo uzamurwa n'itorero, utazamurwa urayibona. Kiretse n'upfuye uyu munsi naho ukaba upfuye utari muri Kristo, uzarindira imyaka 1000 nirangira kuva Imana izavugira bakuzure bakujwe muri tazima. Ngiriyo jambo ry'Imana. Nashaka muri uyu mwanya rero wowe ufite mu mutima wumva ko ushaka gufata icyemezo cyuko uhereye none, ntabwo ari icyemezo cy'ubwoba, ni icyemezo cy'urukundo rw'Imana, kuko Yesu yatanze byose kugira ngo wowe uzabe muri uwo munsi w'ibyishimo. Paulo yawise ngo le jour de la bienheureuse espérance, la bienheureuse espérance, ngo ibyiringiro by'amahirwe. Nutakaza ibyo by'amahirwe ni kibazo. Uyu munsi rero turashaka dusenge isengesho rigufi gusa, ariko Imana iraryumva. Vuga uti Mwami Yesu, numvise ijwi ry'impanda kandi nasobanukiwe icyo rivuga. Ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gutunganya inzira, ni igihe cyo gukura ibigahwa mu bishimwa, ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo, ni igihe cyo kunesha isi n'ibishuko byayo.
ndahagurutse nta buryarya gusezeranya ko mfashe icyemezo cyo kumvira ijambo ryawe no kurigenderamo, kugira ngo mwami icyatumye utanga amaraso yawe kugira ngo abari mu isi bezwe nayo, abizera bizabahesha ubugingo buhoraho. Uyu munsi fashe icyemezo cyo gutangira nta kujenjeka urugendo rwo kwezwa, kuko utejejwe ngo ntabwo azakubona. Ungirire imbabazi ku by'intege nke byose byaranze ubugingo bwanjye, ari ibyaha, ari ukubeshya, ari ugukuza inkuru, ari ukuvuga ibitari byo, ari ukuryoshya inkuru, byose ubyita kubeshya. Kandi ngo namubeshyi azaboneka mu rurembo rwera. Umbabarire ibyaha bya kamere, umbabarire ibyaha byose bya kamere. Uyu munsi byose ndabyihanye, mbizanye ku musaraba aho wabyikoreye. Unyakire kandi mu izina rya Yesu, unyakire mwami, ndaje uko ndi, n'umutima umenetse, n'umutima uciye bugufi. Izina ryanjye rikomeze kuboneka mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Katuba umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen. Shalom, muzagire icyumweru cyiza.